kuki wajemeye amarira bintera kwibaza iri kuki nyagasani. nitwa Imbabazi Biransira, nashakanye n'umugabo wanjye witwaga kwa Agusitine muri 1978 muri Tanzania. Yambereye umugabo mwiza, mu gihe cyose twabanye twagiranye ibihe byiza. Yari umugabo ukunda abantu, yari umugabo w'inyangamugayo. Mu by'ukuri mbuze intwari. Kwa muganga kenshi yamubaye hafi, none yageze igihe cyo kuva mu mubiri. Imana rero yaramukunze kuturusha, yaramwishubije, mwisubiza tukimukunze natwe, ariko byabaye ngombwa yuko imwisubiza. Njye yambereye umugabo mwiza kuko n'ubundi nta kibazo twigeze tugirana mu buzima bwacu. Yari umugabo ngiye ku rwanjye ruhande nta kibazo twari dufitanye. Twabyaranye abana 4, muri abo bana 4 nabo bamwe barashatse barabyara nabo abuzukuru. Twari dufitanye abuzukuru 10. Muzehe Gakwaya kuva tubanye mu mahanga twabanye neza, abana n'ababyeyi bacu cyane. Nanjye muri za 74 Muzehe Gakwaya yaranshyingiye akiri umusore, antahira ubukwe, arakomeza tubana nawe n'ababyeyi banjye aho bari batuye, aho bitaga Ibare muri Tanzania. Yaje kuba umuyobozi mu gihugu cya Tanzania, aba Gatibu, bitaga Gatibu. Yabanye neza n'ababyeyi bacu, abana ku misoro bajyana ku misoro, akabajyana ababyeyi b'abakecuru, bakamukunda cyane, bakagira igihe baba bari nk'ahantu bahishije nk'akagwa baganira, bakabyina, abana neza nabo cyane. Tugeze hano mu gihugu cy'u Rwanda, yari afite umugore wa mbere, nyuma aza gushaka uwa kabiri yashatse ni murumuna wanjye, yari na muramu wanjye Muzehe Gakwaya. Twagumye kubana muri ubwo buzima bwose, tubana neza. Umugore we yaje gupfa, apfuye asiga abana 3, Gakwaya bari 2. Twagumye kubafasha mu byo twari dushoboye kugeza kuri aka kanya twari tukibana n'abo bana yasize. Rero Muzehe Gakwaya yakoze byinshi cyane, nta n'ubabasha kubirondora. Yabanye n'abaturage neza bo muri Tanzania, abana nabo mu Rwanda amahoro, adushyingirira bityo abana. Urumva yaranshyingiye nanjye ntahira ubukwe ari umusore, nanjye ndi muto. Naje rero kujyana n'abana, tugeze muri iki gihugu atangira gushaka, yarabasabiye, yarabashyingiye kugeza n'uwabuceje bundi mushyingira ari muri koma. Yaravuze ati mvuye i Kanombe nanjye ndataha ubukwe, yarabutashye. Turamushimira rero ibyo yagiye adukorera byose.
twafatanyije urugendo rwo gutaha ubwo bukwe bwa bucura wanjye atameze neza. Abana tugeze muri ubwo bukwe baramubonye baranezerwa. Muzehe Gakwaya ntabwo twabona ibyo tumuvugaho cyane kuko ni byinshi yakoze, uhereye mu mahanga aho twari turi kugaruka hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yakoze ibintu byinshi, uhereye no muri Gacaca abanyarwanda batahutse, yabaye muri Gacaca, yayoboye, yakoze abajyanama, ni byinshi n'abandi babivuze. Ndamushima rero cyane, musabiye ijuru, Imana imwakire neza. None Gakwaya yari musaza wanjye, nkaba imfura ya mama, nawe akaba bucura bwa data. Narezwe i Bucyaba kuva nshinze amenyo abiri. Umuryango w'iwacu bavuga sinawubonye, nta ba masenge. Uwo nzi ni kwa Rutsindura na Shyirambere na Gakwaya musaza wanjye. Mana Nyagasani, n'ubu meze nabi ku burware bwanjye, ariko nkubisemwo n'urupfu rwe. Birambabaza, ntiyambereye musaza mubi, muri besengeneza banjye ntabambereye nabi, bakansura bakamfasha pe. Nkurira Ubucyaba, nanjye mba Umucyabakazi. Imibanire yanjye na Gakwaya naho ababyeyi bacu basaziye, ntabwo yambereye musaza mubi, oya, kugeza nubwo yampaye ikimasa Rusengo. Icyo kimasa nakiguriye hariya umuhungu wanjye arongora. Yararwaye arandwaza, aransura, abana baransura besengeneza banjye. Nta kabi ka Gakwaya, Imana imwakire, mugeze mu bwami bw'ijuru. Mujomba namukundaga, Mujomba yatubereye umubyeyi. Mujomba agiye tukimukunda, ariko mbere yo kugenda twabanye nawe kuva Tanzania, tubana nawe kugeza aho duhungukiye. Igihe nahungutse nyuma nza mbasanga, ariko yaranyakiriye, harakomeza mbere umubyeyi kugeza aho ababyeyi banjye basaziye. Ndumva yarabashyinguye, harabaherekeza neza. Rero mu gihe Imana imukunze ikaba imwishubije, imuha iruhuko ridashira. Ariko ugiye twari tugikukunze, ugiye wari ufite byinshi wakadukoreye, ugiye wari ufite byinshi twari tugukeneyeho, ariko uruhukire mu mahoro. Imana ikwakire mu bayo. Kuki wabyemeye, Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi. Papa twabanye ndi mwana muto no kugeza ndi mukuru, ariko igihe cyose nabonanaga nawe usanga ari urukundo gusa n'ibyishimo, ari ibitwenge ku matama. Nta bintu byinshi yagiraga usibye kugaragaza ibyishimo mu buzima bwe bwa buri munsi, akakugira inama. Yari umuntu ukunda igihugu. Ndabyibuka kuva kera wasangaga adutoza urukundo no kubana neza na buri wese, kandi akadukundisha igihugu. Yaragiharaniye, aho yabaga ari wasangaga ayoboye, ari umuyobozi w'abandi, ariko ugasanga arabakundisha igihugu, ugasanga abitayeho, ababwira ubwiza bw'igihugu cy'u Rwanda, kugeza igihe 94 tutahutse tukaza mu Rwanda.
yakomeje gukunda igihugu no kucyitangira mu nshingano zigiye zinyuranye, abo bari baturanye barabizi. Papa yari umuntu mwiza, adatoranya, ari uri mu makosa ugasanga aramucyaha cyangwa se aramuhana, ariko mu ituze, nta bintu by'umunabi afite. Nzamukumbura kandi nzaharanira icyiza kuko nawe yagiharaniye. Ikindi, Imana yaramukunze, ariko mu minsi ye ntakwita ya nyuma hano kuri iyi si, yabashije kugarukira Imana. Byari ibyishimo muri kiliziya, wari umunezero, ndabishimira Imana. Nta mwenda agiye afite. Imana ishimwe. Papa ndagukunda, nakundaga kukwita Mukwayani kuva kera, tugaseka, tukishima. Ndagukunda urabizi, kandi nzakomeza kugukunda, nzagukumbura. Imana igutuza heza mu ijuru. Murakoze. Ndashimira abavandimwe, abo tuva inda imwe nk'umuryango wa Agustin Gakwaya. Ndashimira inshuti, abaturanyi, mwatweretse urukundo rwinshi kuva twagira ibyago. Ntabwo twabaye twenyine, ntabwo twigeze tuba twenyine. Mwabanye natwe, mwatanze ubutunzi bwanyu, mwatanze igihe cyanyu, mwabigize ibyanyu. Ni ukuri mbikuye ku mutima. Imana yo mu ijuru ibongerera umugisha, kandi turabashimiye. Murakoze. Jewe nitwa Kalisa Jean Marie Vianney, mzee Gakwaya, mzee wacu. Tumubuze tukimukunda cyane. Nayo ngo nkaba nihanganisha barumuna banje n'abashiki banje n'abamasenge n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi ba Mzee Gakwaya. Ndabihanganishije mwihangane. Mzee Gakwaya rero yari data, twamukundaga, ariko ngo turamubuze, turihangana. Imana yamukunze kuturusha. Mzee Gakwaya rero bitewe n'amateka y'iki gihugu cyacu, Mzee Gakwaya yari afite urukundo rwinshi, kuko ahantu twabaga hanze amahanga iyo ngiyo, Mzee Gakwaya yarikoraga akaza akadusura, kandi icyo gihe byabaga bikomeye. Aho bari mu mahanga, bari Tanzania, natwe turi i Bugande, ariko muzeyi yarazaga akadusura. Ahantu twari dutuye twari tuzi ko nta bandi, twari tuzi dato gusa, tukaba tuzi ko nta bandi dufite. Ariko muzeyi yaraje akajya dusura, tubona ko dufite ba data wacu bandi bose. Icyo turakimushimira, turamushimira urukundo yari yifitiyemo. Mzee Gakwaya rero ni byinshi cyane twamuvugaho, ariko cyane cyane yari umuntu ufite umutima w'urukundo, yakundaga abana be.
muzeyi ubwo tumaze kugera mu gihugu yaraje adushakisha aho turi, muzeyi aradusura, ikintu cyabaga cyose muzeyi yabaga ahari, baba ari ubukwe muzeyi twabaga turi kumwe, yaba n'ibindi by'ibyago twabaga turi kumwe. Muzeyi rero adusizemo ikintu cy'urukundo, umurage w'urukundo warawudusigiye. Ubwo rero nkababwira abo tuvukana, barumuna banjye, bashiki banjye, dukomeze uwo murage Muzeyi Gakwaya yadusigiye. Duherekeza uyu munsi cyangwa se twitegura guherekeza ni papa. Turi mu bihe byo kwizihiza ubuzima bwe, turi mu bihe byo kwizihiza amateka ye. Twebwe nk'abana be turamwishimira kubera ko yatubereye umubyeyi mwiza. Tubereye umubyeyi mwiza, ntawe yarebye nabi, yatureze uko yagombaga kuturera. Uyu munsi turababaye ko tutakimufite, ariko kandi ku rundi ruhande tunejejwe n'uko aruhutse, kandi tunahamya neza ko haruhukiye nawe yizihiwe, kubera ko ntawasize ari umwana, ntawasize ari wa mwana wajya gushakirwa ubuzima ahandi. Twese uko yatwibarutse turiho kandi turi bazima, turakomeye, twunze ubumwe, natwe twaribarutse. Turishimira ko rero muzehe wacu akaba inshuti yacu by'umwihariko, adapfuye, azahoraho iteka kubera yuko yarabyaye, natwe twarabyaye, ni amashami yamushibutseho. Twizeye neza yuko rero azahoraho iteka. Imibanire yacu yanjye by'umwihariko n'umubyeyi wanjye, yari inshuti yanjye bikomeye kugera ubwo umuntu wese tuziranye azi Gakwaya. Twaganiraga, haba ari papa akaba ari mukuru wanjye. Ni byinshi umuntu yavuga ku mubyeyi, ariko yari inshuti y'abantu bose, yari inshuti y'abato, yari inshuti y'abakuru. Si twe twenyine tugize ibyago, si twe twenyine tugize ibyago, kuko mu buzima bwa buri munsi yagiye abana na buri wese, abo abakobwa yasabwe, abahungu yasabiye abageni, abaturanyi, abavandimwe, bose turabakomeje kubera yuko yari inshuti ya buri wese. Tugize ibyago nk'abana yabyaye, tubuze umubyeyi, ariko n'abaturanyi nabo babuze inshuti ikomeye. Nta byinshi byo kuvuga umubyeyi wacu uyu munsi tutamufite, tutari kumwe ngo tumimubwire, ariko tuzi neza ko aho yagiye aruhukiye mu mahoro, kandi yizihiwe ko turiho. Yadusize turi abagabo, abandi ari abagore, twese twubatse ingo, kandi tuzakomeza kugera ikirenge mu cye. Nibyo dusaba Imana kugira ngo tuzagire inshuti nk'izo yagize. Ndongera gufata uyu mwanya ngo nshimire abantu baje kutuba hafi. Si uyu munsi gusa, no kuva mu burwayi bwe nagize amahirwe yo kumurwaza, arwara igihe kirekire, ariko twagize abantu, twagize inshuti, twagize abavandimwe. Abo bose ntagiye kurondora, haba ari uguturuka i Kigali, ibitaro yabayemo i Kibungo, agataha, abadusuye nyuma akaza gusubirayo, abatugemuriye tutabazi, abo twabanye nabo ku bitaro, bose aho bari, ubona uwumva wese ko hari icyo yakoze, ndetse n'uwagitekereje ntabishobore, Imana imuhe umugisha kubwo kuba yarafashije uyu muryango wa Muzehe Gakwaya. Ndashimira abakomeje kutuba hafi guhera umunsi yitabiyeho Imana. Ni iby'agaciro, tubona imibanire ye n'abantu, kandi naho ari yumve ko abo yabaniye twababonye, babaye abagabo, babaye intwari nk'uko nawe yababaniye. Yari abadutabaye none, yaba ari ab'ejo hashize, yaba ari n'abazaza. Ndabashimiye kubwo kubana natwe, ni umusanzu ukomeye muhaye umuryango wacu.
ni inkunga ikomeye muhaye umuryango wacu, ni igihango muduha tugiranye, kuko n'ejo natwe muzadukenera tuzaboneka ku bwacu, ndetse no guhagararira izina rya Gakwaya kugira ngo ritazazima, kandi nta nubwo rizazima, turacyari bazima. Murakoze cyane. Muraho neza. Mbanje kwihanganisha buri umwe wese uri hano, ntabwo byoroshye kubyakira, ariko kumwe n'imbaraga z'Imana dukomere kandi tujye n'imbaraga zo kubyakira. Amazina nitwa Gideon Mugabo, nkaba ndi umuhungu w'umuhererezi wa Muzehe Gakwaya Augustine. Mu magambo make, mu ncamake z'ubuzima bwa Muzehe, ni jyewe Muzehe yashaje turi kumwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mu 2026. Muzehe yari amaze igihe kirenga umwaka arwaye. Muzehe arwaye indwara nyinshi zitandukanye, kandi za ndwara gukira niko nabyita cyangwa se koroherwa byabaga bigoye. Muzehe tumutwara Ikibungo, turamuvuza, aroroherwa, aragaruka, ariko bikomeza kugorana no kwanga. Nibwo asubiye Ikibungo, ariko asubira Ikibungo atameze neza, turakomeza turamurwaza. Abaganga bakabona arakira, ejo akongera akarwara, ariko bisaba ko Muzehe yarwarira mu rugo. Turamufata nk'abana, turamwegereza, tumujyana mu Bugesera. Mu Bugesera tuba turi kumwe gutyo tumurwaza, ariko nta kintu abasha kurya no kunywa usibye amata. Niyo yaramutunze muri iki gihe cyose Muzehe Imana imutwariye. Rero nihuse mu rukera rw'itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, Muzehe yaje guhindurirwa ya ndwara, irongera iramufata, ariko imufata mu buryo butari busanzwe. Muzehe mu saa 9 z'ijoro yararutse, aruka cyane, turamuhanagura, tumukora neza, ariko agifite imbaraga, ariko ari nkeya. Muzehe bigeze saa 10, Muzehe biranga, imbaraga ziba nke, nibwo twahamagaye ambulance dusanga mu rugo, turamutwara, ariko tukigera muri kaburimbo, Muzehe Gakwaya Augustine nibwo yashiremo umwuka. Mu by'ukuri ambulance ntiyari kumusiga aho ngaho, twaramutwaye tumugeza kwa muganga mu bitaro bikuru by'akarere ka Bugesera, ahazwi nka ADPR Nyamata. Muzehe dukora process zose z'umuntu washizemo umwuka. Muzehe aruhukiye mu buruhuko bwa Nyamata ADPR, ejo ku itariki 25 kwa gatandatu nibwo Muzehe tuzamuherekeza, tumukorera ibirori byiwe yari asigaje ku isi. Nitwa Charles Shyirambere. Muzehe Gakwaya akaba ari data twakundaga cyane. Muzehe Gakwaya ndamuvuga mu izina kuko hari icyo yansizemo. Yanyitaga murumuna we, ntabwo yarakinyita umwana we. Niyo mpamvu nanjye muvuga mu izina, kuko mukuru w'umuntu aba ari uw'agaciro. Ariko Muzehe Gakwaya yari byose kuri jyewe. Muzehe Gakwaya amateka ye ni menshi, sinayavuga ngo nyarangize nk'umwana we.
mukuru wanjye Gakwaya sinavuga amateka ngo nyarangize kuko ni byinshi cyane tuziranyeho. Mzee Gakwaya twamukundaga nk'abana. Mzee Gakwaya yatugiriye inama nyinshi birakomeye. Mukuru wanjye birakomeye kukuvuga ukuri sinagusoza. Wari inshuti yanjye y'akadasohoka, ariko dusize turi abagabo, turakomeza tutwaze, tuzatera ikirenge mu cyawe, tuzakubera aho utaruri. Ku bugwaneza bwawe n'ubutwari bwawe tuzahora tukwibukiraho nk'umubyeyi wacu. Nasoza nshimira inshuti, nshimira abavandimwe banjye, nshimira abaturanyi ba Mzee Gakwaya, mwese nk'inshuti z'umuryango nta n'umwe turabanuye. Mwarakoze kubana natwe, mwarakoze kudushyigikira, na n'uyu munsi mukidushyigikira. Turabizi neza ko tuzabiyambaza nk'uko natwe twabafataga nk'abaturanyi b'intangarugero kandi b'indangagaciro. Imana ikomeze ibarinde baturanyi bacu beza, Imana ikomeze ibafashe. Turabashimiye twikuye ku ndiba z'umutima. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye banyita Norte Eric, nkaba ndi umuhungu wa nyakwigendera Gakwaya Augustin, njye bucura bwa Gakwaya. Muri makeya nyine ko papa namuvuga, yari umubyeyi nyine bigoye kubona, ntabwo wabona uko umusobanura mu magambo makeya, ariko tubivuze mu magambo makeya nyine yari umupapa mwiza cyane. Ko ku ruhande rwanjye njye numvaga nshimishijwe n'uko numva afite umubyeyi nka Gakwaya. Kuba ari papa wanjye byonyine nkumva ni ikintu cyatari. Ni umuntu wakundaga kubana n'abantu, ni umuntu wabanaga na buri muntu uwo ari we wese. Mbese nyine ni umuntu mugari cyane. Ku ruhande rwanjye no kumbwira ngo umuhungu wa Gakwaya, numvaga ari nk'ishema, numvaga ari ishema ku giti cyanjye nyine kuba ndi umuhungu wa Gakwaya. Nkumva nyine ni nk'ikintu nagenda nanirata. Ni ibintu bibaho, n'abatubanjirije n'abandi bazaza bizabaho, ariko urupfu ni ikintu umuntu atapfa kwakira. Noneho gutwara umugabo w'intwari, umugabo wari nk'igisubizo muri sosiyete. Umuntu agira ikibazo ajya kwa Muzehe Gakwaya, umuntu yakumva afite ikindi kibazo akumva ni umuntu yahamagara akamugira inama, akamuganiriza. Nanjye nyine numvaga ari ibintu byiza. Ikintu nshimira Imana, ntabwo asize turi batoya cyane, ntabwo asize twandagaye. Asize abavandimwe, asize abahungu, asize umuryango munini cyane. Murakoze. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi. Muraho neza, nitwa Tumukunda Nete, nanjye ndi umwuzukuru wa Gakwaya Augustine, umwana wa Mutesi wa kabiri. Yego, babu umuntu mwiza nyine twakundaga, sogokuru koko aba yaratwitagaho. Amagambo yewe make cyane, hari ibintu ntibagirwa n'ukuntu umuntu amusura, yamusuraga yagera
mu nzira akaba araguhamagaye ati mwahageze, nyine agafollowing up buri gihe, kandi urukundo rwe yarutugaragarizaga, ntabwo yahwemaga guhora ahamagara abaza amakuru, se mumeze gute, abana bameze bate, ubwo abaza ababyeyi bacu. Ikindi urukundo, urugwiro, atavuze amagambo menshi, ariko iyo mwamusuraga, igihe kimwe mperuka ni igihe yakomorerwaga vuba aha ngaha mu kwa mbere kuri 11 twaraje, yego, hanyuma turabyina turizihirwa, ariko ikintu nshima Imana ni uko gukomorerwa basakara mu nyukwe, kuko mu burwayi bwe iyo agenda mbere y'igihe yari kuba atiteguye, ariko icyo gihe yabonye umwanya uhagije wo kwitegura, asabana n'Imana. Ikindi aradusezera, aho ngaho twacinye umudiho turishima, nyine babo tuzamukumbura pe, niwe musogokuru twari dusigaranye, kandi niwe muntu witaga nanone ku muryango cyane, akadukunda, ariko twizeye tudashidikanya ko aho agiye ari heza kandi agiye neza. Kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi? Jye ntajya kumenya, namumenye muri za 78, 79 gutyo, duhezanya agahanga yiga ibintu by'ubuganga, ariko ntabwo yaje kubikomeza, yaje kubivamo, atangira umwuga w'ubudozi, akomeza muri ibyo bintu by'ubudozi, twigeze no gukoranaho gatoya isingiro, nyuma y'ubwo aza kuhava aragenda akorera mu rugo ibare, aho yaratuye nyine, akaba ariho akorera akazi ke. Aza kuhabwa n'ubuyobozi, aba umuyobozi, ibyo bitaga katibu wa Kijiji, muri za 80 n'ibindi, kugenda kugeza muri za 90, abantu batahuka, turaza tugeze mu Rwanda, turakomeza turabana nyine, turaturana kugeza na n'ubu yavuye mu mubiri, twari tukiri hamwe, n'abantu benshi bari bazi ko ari mukuru wanjye. Ubwo rero ageze mu Rwanda yagiye akora utuntu dutandukanye, ubu ashaje, yari umunyabuzima bose, yari umuntu ushyikirana n'abantu bose, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umukecuru, bamwibonagamo cyane, urebye kubera ibyo bintu by'ubuyobozi yagiye abamwo, byatumye abana n'abantu benshi, byatumye yegera abantu benshi, akabana nabo, cyane cyane hano amaze kujya mu by'ubunyabuzima, yafashaga abantu benshi cyane, abantu urwaje umwana agasimbuka akamuzana, ufite ikindi kibazo ati ntabara, rwose yashyiraga n'abantu benshi. Bivuze ko yagiye akora utuntu twinshi, yagiye mu bunzi, yari umunzi, urumva muri Gacaca yari arimo, yari umuntu ushyikirana n'abantu benshi kubera imirimo yagiye akora itandukanye rwose. Tubuze intwari, tubuze umuntu wadufashaga rwose, Imana imuheruko idashira. yambereye data, mbere umuvandimwe, ataranashaka akiri muto.
yambereye umuvandimwe, njye nari mu mahanga tutari hamwe, ariko aransura aramenya, naho twegeraniye aramenya, ambera umuvandimwe, haba inshuti no kugeza kuri aka kanya. Rero nuko byagenze, Imana imwakire, ndumva nta kindi. Twabyirukiye hamwe nk'uko abana bakurikirana nyine, ariko tuza gutana hanyuma njyewe njya mu mahanga, nawe aguma aho yari ari muri Tanzania, njya Bugande, ariko akajya aza kunsura. Bukeye tuhavuye tujya aho bari, noneho nsanga amaze gushaka, ni na mukuru, arakomeza mbera data, mbera umuvandimwe, turabana no kugeza kuri aka kanya. Twagiraga ibyago akatabarana, tukagira ibyiza akaba hari, mbe twarabanye mu buryo bwose bushobotse, nta kintu cyacamo bwo hagati. Yari intwari gusa mu ntwari, yari gahuzamiryango, yabagaho iyo aduhamagara nk'aha, akatwicaza nk'imiryango yose igaterana, tukicara iwe, tuhakorera inama, akatubwira ibya kera, akatubwira iki, ariko akavuga ati nashakaga ko muhura gusa mukamenyana, nanjye nkanababona, akaduhuriza aha ngaha iwe. Ndamwifurije iruhuko ridashira rwose. Nitwa Segatarama Ntoni. Rero uyu musaza Gakwaya yari umuvandimwe, ariko cyane cyane w'ingirakamaro. Mu muryango tubuze umuvandimwe w'ingirakamaro wari ushoboye kuba yaduserukira mu bintu bitandukanye. Yari ashoboye guhuza umuryango, baba bato baba bakuru. Twari tumukeneyeho ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo nuko nta kundi kuntu twabona tubigira, ariko duhombye umusaza w'ingirakamaro, umunyabwenge, washoboraga guhuza abantu mu nzira nyinshi. Yari umusaza ushoboye kudufasha kubaka, ku batoya, ku bakuru, kwaba kudusabira abageni b'abana bacu, niwe twifashishaga. Kwaba mu bindi bibazo by'imanza zose, uko imanza zigenda, twumvaga nta kibazo dufite. Ni ukuvuga ngo nubwo yari umuvandimwe ukabona ishaje, ariko twese ubu turasa nk'aho tubaye imfubyi. Nanjye w'umusaza ndasa nk'aho mbaye imfubyi, kuko yari umuvandimwe, akagira n'uruhare rwo kuba asa naho ari utubungabunga nk'umubyeyi. Ariko tubuze umuvandimwe w'ingirakamaro, Imana imuruhuko ridashira. Yitwa Renzaho Leonidas, nturanye n'umusaza Gakwaya Agusitini. Yari inshuti, yari umuvandimwe, aba inshuti, ambera umuvandimwe mwiza. Ariko nsubiye inyuma gato, tumenyana nari ntaraturana nawe, nyuma dukomeza kubana, duhura, tuganira, dusurana, ambera inshuti, nanjye mubera indi, tubana neza. Gusa agiye ari inshuti, ari umuvandimwe wari udufitiye akamaro, wagiraga ikibazo akagufasha kugikemura. Yakoze mu nzego z'ubuyobozi, yari ashinzwe inzego gacaca, yakemuraga ibibazo by'abaturage neza kandi bakanyurwa. Yari umujyanama w'ubuzima, yafashaga buri wese. Ubwo rero duhebye umuntu w'intwari, umuntu wari udufitiye akamaro. Icyo namwifuriza,
Imana imufashe imwakire mu bayo. Gakwaya yari umugabo w'inyangamugayo, yari umugabo ubana neza n'abantu, yari umubyeyi w'abantu twese. Biragoye kugira ibintu byinshi umuntu yavuga cyane cyane mu bihe nk'ibi, ariko nzi neza kandi ndazirikana ko tuzamukumbura. Yabanye natwe cyane, abenshi yabaye umubyeyi wacu, yadusangiye abagore, yashyingiye bashiki bacu, yari inyangamugayo, yari umugabo uvugisha ukuri kuko yaharanyaga ikibi cyane. Ukuri kwe kwamurangaga mu bikorwa bya buri munsi, yakundaga abantu, yabaniraga neza abaturanyi n'abavandimwe, ni agahinda gakomeye cyane kumubura. Yari umuyobozi, abenshi barabizi, yari umuyobozi, yungaga abavandimwe kandi agakoresha ukuri. Mbona bo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye